Ndagusuhuje hari nakorana guha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga, hari igiti cyari cyarabujijwe gutemwa, ariko nyiracyo ntiyaje kumvira ubuyobozi kuko yaje kwifashisha abagabo babiri bajya kugitema, ariko umwe muri abo bagabo babiri cyaje kwita kimuhitana. Abaturage benshi ndetse n'abandi bagiye batandukanye baje kwibaza ati ese kiriya giti cyari kirimo amadayimoni, ese kubera iki bari barabujijwe ko cyari cyabujijwe gutemwa, cyanatemwa kigahita gihitana uwo muntu? Uraza kumenya mbese ni ukubera iki ibyo byose byari byabayeho cyangwa byari byarabanje kuvugwa mbere yuko kino giti kibujijwe gutemwa, ariko kikaza gutemwa kigahita gihitana umuntu. Icyo ngusabye nyabona nuko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi byerekeranye n'iyi nkuru y'Icamugongo ariko inatangaje yaho icyo giti cyari cyarabujijwe gutemwa, ariko cyatemwa kikahita gihitana uwo muntu. Icyo ngusabye ni like, share, comment kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndagusuhuje hari nakorana guha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nkuko twari tubibabwiye, tuje kubaramburira inkuru y'Icamugongo yagaragaye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga, aho igiti cyari cyarabujijwe gutemwa, ariko mu bagiye kugitemwa cyahise gihitana uwo muntu. Uraza kumenya mbese nuko icyo giti cyahitanye uwo muntu, mbese nuko cyari cyarabujijwe gutemwa. Ni mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 14 Nyakanga 2024, uwitwa Niyotwagira Jacques w'imyaka 38 y'amavuko, bahimba izina Gaca, utuye mu mudugudu wa Nkoto, akagari ka Kabashumba, umurenge wa Nyamiyaga, yahawe ikiraka cyo kujya gutema igiti cyari mu mudugudu wa Nyamiyaga, akagari ka Kidahwe, umurenge wa Nyamiyaga, akarere ka Kamonyi. Kiramugwira arimo kugitema ahita abura ubuzima. Amakuru agera kuri KN Radio avuga ko iki giti ubagitemesheje yari yarabujijwe kugitema, ariko abirengaho yitwikira amasaha y'urukerera ashaka abagitema, umwe muri babiri ahita haburira ubuzima. Amakuru agera kuri KN Radio avuga ko ubwo uyu bahimba Gaca yari mateme iki giti, mu kugwa kwacyo cyafashe urutugu gitwarana n'ijosi yikubita hasi, aho yakuwe ajyanwa kwa muganga igitaraganya, akirimo akuka gakeya, ariko ageze kwa muganga ahita abura ubuzima. Aya makuru y'urupfu rw'uyu muturage twayahawe na bamwe mu baturage, ariko kandi anemezwa na Mudahemuka Jean Paul Damascene, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga, aho yagize ati cyamugwiriye agiye kugitema, ariko inzego zirimo zirabikurikirana. Amakuru yandi yahawe umunyamakuru wa KN Radio nuko abatemaga iki giti bari babiri, bazanwe n'uyu mugabo bita ugira umurengera, yabazanye mu rukerera rw'amasaha ya saa 10 ashaka ko gitemwa rwihishwa kuko yari yarabujijwe ko gitemwa. Uyu nyakwigendera, amakuru twahawe nuko ubuyobozi RIB hamwe n'abo mu muryango bicaye bakaganira bagafata icyemezo cyo agomba gushyingurwa, kuko basanze nta mpamvu imujyana kwa muganga kuko icyo yazize kizwi. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu rugo. Icyo ngusabye ni ugukomeza gukurikira amakuru kuri KN Radio, uzahamenyera byinshi cyangwa uzahungukira byinshi. Icyo natwe tugusaba ni ugukora like, share, comment, subscribe n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza.